Okay, muraho mwese. Uyu munsi rwose umuvandimwe mugenzi wacu murabona imvi zari zimaze kuba uruyenzi, nta mwana, nta mugore, nta rugo. Yarabaye ikibwa kirango. Muramubona igitekerezo kiza cyo kuba yashingwa urugo rwe, kazana umudamu rwose. Icyo kiduteranyije aha ngo tubiganireho, nk'ibisabwa tubirebe, tumufasha. Reka tumukomere amashyi gose. No kumushyigikira rwose. Kambere na mbere mbanze mbashimire ubwitange bwanyu kuza muri iyi nama rwose, muremye abaho umugisha. Nko mubizi mu bukwe rero hari ibintu bikenerwa kandi twaterana kugira ngo tubishake. Nashize ahangaho ku rutonde ibintu twaza kuganiraho byaba bikenewe. Ku rutonde rwa mbere hariho umuntu bita MC. Haza kubaza wateguye ubu bukwe, ese MC uramufite? Reka nawe mfite. Ngo birumvikane MC nawe no kumushaka. Cyane rwose. Birashoboka ko ibintu bari byinshi umuntu ari gutegura ubukwe burabe bisaba process ndende, bashoboka ko MC buriya ntago aramushaka, ariko turi nibyo cyaduteranyije anga. None ndagira ngo nongere mubaze abahungu bambarira umukwe waba bafite? Reka nawe mfite. Blood of Jesus, see my head they go is. Reka dukomeze. Abase muvandi ibintu byose ko numva ari ukubishaka, nitugera no kubishora nabyo tuzabishaka. Ese nimba avuga ko ntabyo afite, akaba ari cyo kintu cyatwicaje aha, ubwo byose niba nta kintu afite se wabimutera Mumbarize nyine. Fungurwa runwa rwawe. Ubwo twahaguruka tukigendera tukabigusigamo wenyine. Umva rero wa mugore we, nta mujye unshingaho mu rugo rwanjye. Mva nkubwira umugore ni nyoko. Umva rero nimunkangishe ngo mwaje kunwerera hano ngiye naho mu muntu. Umva nkubwira n'undi munsi n'ikindi gihe ntuzamenyera. Ngiye nagukubita bakakugera maternity. Umva nkubwire wambwa. Ariko rero twaje mu rero uyu mugore ndamukubita. tuze twumvikane, ntabwo twaje mu mirwano angahe, ntabwo ibyo byatuzanye rwose. Mureke twumvikane ibintu tubishyire ku murongo rutayakirikare. Ari utakeneye kujya mu mirimo none se kandi ibintu yego nanjye makeneye wo gufasha yego, ariko ntabwo bigomba kuza ngo ujya mwizana amahane rwose. Mucere mutuze abantu bakuru nka mwiyubaye. Sangwa tugendere. Dukomeze uho twari tugeze. Ubwo twabonye ko umuvandimwe na MC n'abahungu ndetse na n'umutahira. Mutahira no twari tugezeho. Reka tubanze turebe. Mutahira uramufite? Reka data we ya nawe pe. Nta mutahira mfite. Mutahira nyine ubundi mutahira no umuntu nyine uzavugira ntawe ariko se muvandi uyu musore wacu katubwiye ko yateguye akaba atubwira ko ibintu byose ntabyo afite uko ko yariteguye. Nanjye byancanze. Ngiye n'ikintu twaje gukora ahangaha cyanyebe umuntu nta kintu na kimwe wasanga Ariko se ubwo mwebwe muravuga gutyo ntabwo mureba kuri umva ni imbwa rubere umuntu ntabyo mfite nuko ubishaka urumva atari ikibazo. Ubwo nyine turabishaka. Oya mwivuga gutyo kuko buriye bukwe busaba ibintu byinshi. Wenda ibyo bishaka kuba atabifite ariko wewe ndibindi kadutigeze twumve kwenda nabyo bifite. Nsabikura hese. Nyamuneka mutega amatwi muguke kugira ngo twumvikane tugende ibi bintu tubisoreza anga. Rero uno muvandimwe service nayo ntayafite, n'umutahira n'abahungu na MC bose ntabafite. Ariko turacyakomeza, wenda wasanga ari ibindi binafite. Turongera tumubaze, ese abantu bazagufasha kuri protocole barahari? Akarakara nabo mfite. Ako none uyu mugabo n'ubundi bwo. Oya wenda ngicyo cyatuneje anga no kujya tubikemure neza. Ariko namwe mwaje kujya mumfashe. Ako se bafasha uwifashije. Okay, twumvikane kugira ngo ubukwe bwawe bugende neza buriya hakenera amafoto n'amashusho. Ubukwe bwawe kugira ngo bube bumeze neza hari cameraman. Wateguye mu cameraman? Photographe mfite nabo.
akazi ubundi ubuye umubona ari imbwa. Umva rero wa mugore we ndakwiyame. Uri ndusaza gutyo nta n'ubu ukoresheje. Jewe rero ndeka mbukoreshe nubwo nawe afite 2,000. Je nabukoresha bigakunda. Hari ureva kuri wowe urimo kuvuga ngo ndashaje. Nta kintu na kimwe ufite. Nta kintu na kimwe ufite. Wese kusaze nk'inzira ijyanye ashaje wowe udatekereza neza. Ariko sinjye urimo kumubwira ngo atari byo ukanabatukagereka. Yega bo yanjye nanabahondagura. Nese ugira ngo jewe akwe nanone nta gahunda ihari. Hashaje wowe udatekereza neza. Bareke tubanze tere ko twabakuramo amafaranga ibindi bizaza nyuma y'ubu. Amafaranga w'umukecuru afite gahunda ubu. Niba no twicaje hano nta kintu na kimwe ufite wowe. ariko rero wa muhungu we ibyo bakuvuga ni ukuri guhera kuri 0 nta kintu na kimwe ufite kandi ngo ufite ubukwe wabona koko n'umukobwa nta n'uwo ufite wabona nawe uri bumudusabe ubu si ibintu byose turabikora tubishobore ndabona mutangiye kwiha amajambo noneho rero twumvikane ku bintu naho ubundi uyu musore ntabwo yaba duteranyije ahangaha nta mukobwa afite aramufite bakundanye igihe kirekire umva sibyo bishoboka dukomeze tubaze n'ibindi twumve niba yaba bifite kugira ngo tugire ibindi tuganiraho tusoze vuba hanyuma urumva ntabwo tuzajya ku rusengero gusaba umukobwa nta bikunda hamwe umuntu ushinzwe ibintu bya transport uramufite umuntu ushinzwe ibintu bya transport ni umuntu uzakira amafaranga yanye na transport akahamagara abashoferi abantu bose bazadutwara ese waba umufite akareka nawe mfite ariko bajya bayama nkayabika Haja icyo gihe uzaba uri umugeni wicaye harana ariko gufata amafaranga bayamaye mbona nta kibazo cyaba kirimo uvuga ko nawe ufite cyo uvuge ko niba hari nawe mfite ariko rero nanjye mwayama n'abavandimwe mwebwe rero ndabona biri buze kugorana ariko nicyo cyaduteranyije anga ndacyakubaza n'ibindi ntubwo maze kurambirwa bitewe n'ibi uri kunshinege rwose ese uwo muntu uzajya kugusabira uramufite uzajya kugusabira umugeni asaba iki se mama nawe mfite nawe mfite pe mugomba kumfasha nkurikije rero ibintu nagiye nkubaza umbwira biragaragara ko ntabwo wateguye ariko bishobore kuba ufite amafaranga twakifashisha dutegura bino bintu sibyo bavandi reka ese amafaranga n'umuvandimwe afite yagiye kuyatubwira tumufashe gutegura bino bintu nicyo cyaduteranije ahangaha ufite amafaranga angana iki rero umusangizo w'amagambo arakoze ubu nanjye mbahagaze imbere rwose mbabwiza ukuri nubwo nateguye ubukwe ariko ubukwe nateguye nta kintu kirimo haba ubu ngubu nta kintu nta mafaranga mfite yewe nuvugisha ukuri avuga asasa inzobe mu bukwe murabizi yuko gusasa inzobe nta kintu kimwe murebwa na Fred nta kintu mfite ubu mwese amaboko yanyu ni mibwe nyatezeho ubukwe nta kintu ufite nta kintu mfite none ni ukuvuga ngo ubu ngubu mu bintu byose ikigage nta gihari agafanta ntabwo hari buri kimwe cyose nta gihari mwite mutuze mbabwire mutuze mbabwire buriya rero reka mbabwize ukuri ubwo ko umva nabi kumva ibintu byose ubwo umukobwa mfite ariko umukobwa se umukobwa warahari umukobwa wo kwanuza arahari rwose wo kwa Tereza harahari arahari tubwire makeya y'ufite duhereho nana make mfite mbakira ntabwo byumva rero mwagira kuntu mubigenza Imana kwifasha mwebwe natezeho amaboko ntago reka ntibishoboka kugufasha ahubwo turabugusigira natwe twigendera Imana ifasha uwifasha n'ubundi gushaka bireke uzajya ubigura ku kiro ariko se nabisubika azabitegura azabikore nyuma ako si ubundi buvanye ubundi gushaka wabyoreye n'ubundi ko mbona byagucanze ukagumya ukirira indaya zo kuri 30 erega wenda kuzi turaziranye rwose ngaho rero reka ze nawe wivemo ugiye kumena umuceri se njye nta kintu nagufasha rwose oya bavandimwe mutuze dusoze bino bintu ntabwo aribyo byanzanye ahubwo reka tugatuzirizaho nayo oya ibyo ntabwo aribyo byatuzanye ahangaha hari ibyatuzanye reka tubisoze bafatire umwanzuro mutuze tuze twumvikane murakuze rwose ariko nawe washatse mwiyubahe mutuze rero nkuko mwabyumvishe ngiye rwose ngiye gukira ibintu mvuga ndenzaho nkomeje kubara menshi reka mbahe mutanga ibitekerezo bintu mwumvishe namwe ibintu nabaje no muntu mwabyumvaga mutanga ibitekerezo byanyu dusoze bino bintu twigiye no mu yindi mirimo ko ndi kumva nta na gahunda umuntu ufite igitekerezo arakiduha ukuntu twabigenza Perezida wa Repubulika yaravuze ngo umugabo arigira yakwibura agapfa n'Imana irakubwira ngo ufite iki ngo nkongerere
ngiye ku gitekerezo cyanjye ubu ndahagurutse ndatashye si uko se iri tavuze muri ryawe rwose yampaye inzu nanjye nshaka wowe wabivuga iki jewe nitegereje uno mugabo uno musore ndareba nta gahunda yo gukora ahubwo yabonaga ibintu bimeze nabi yagira ngo abone ko adukuramo make ajye kwigurira izo nda zo kuri 30 ubwo rero nta kintu twamufasha ibitekerezo ukomeje gutanga mukomeje kubyumva ariko mwe n'ijambo Samusoni ese ubundi muvande hari ikintu nshaka kubaza uwo mugeni koko arahari cyangwa ntawe uhari umugeni warahari ari muri kumvana ibitekerezo biri kugana namwe mugume muyungurure mukomeze mutanga ibitekerezo twumvikane tozi ibintu dutaye rwose ibintu biri mu kavuyo rwose ni ibintu ubona ko bidateguye nta wundi muntu umva ko byumva twitanye Samusoni ninde umuntu nagira ikintu atubwira nushaka icyo tubwira niwe utanga amajambo ahangaha ntagira umuntu ugira icyo atubwira twumvikane nanjye ndavuga tubwire ariko rero uyu musore wacu nubwo yadutumije akaba nta kintu n'iki na kimwe mu byo twamubajije byose ngo nta kintu na kimwe afite njyewe ku bwanjye ukuntu mbyumva nta kintu n'iki ngiki ufite ngo natwe duhereho ntacyo twarenzaho banza utekereze witegure ubwire twongere udutumire ngo ufite iki noneho natwe duhereho ariko kuri ubu ngubu tumva ntaho dufite ho guhera uya nibyo ariko ibintu uvuze rwose nanjye niba wenda ari ibintu ateguye niba ari ibintu ateguye igihe kirekire nkavuga nditabaza igihe kirekire wateguye iki ni mu bagabo nta kintu watweretse wateguye rwose njye ndababaye bino bintu muvuge mpagaze mubona ibintu turimo hano atari uca abana ese undi ibintu ngo ndashingiye mwese hano muri gukora ubusa nta kintu na kimwe muri gukora hano uvuze ukuri rwose ibyo uvuze ni ukuri yavuze nibyo rwose no muvandimwe arakoze cyane kandi nanjye niko nagumye mbyumva rwose wayanyanayimbye wa musore we ariko rero muhe ijambo Samusoni okay mbere yuko rero nyiri ijambo umungo Samusoni reka ijambo Kembo yagumye asaba ijambo agiye icyo atubwira dusoreza kuri Samusoni wawe rwose tutaha ntacyo bitwaye murakoze bavandimwe nagumye numva ibitekerezo byanyu mwese gusa nta jambo na rimwe nugize numva uyu mugabo cyangwa se uyu musore tera rizima ntabwo yateguye gusa wenda ashobora kuba afite ingingo umurengera reka tubanze twumve Samusoni nawe icyo abivugaho Samusoni burane nawe winzanyambara ine repari wanjye mumubaze none Samusoni haguruka kugira icyo babwira n'ubundi nuzanyambara kera rero mva nkubwire imitwe twapanze dore irapfuye gahunda wari ufite niyo gukuramo abantu amafaranga none imitwe yawe bayitawe bavutse ryaka rongora gipagane n'ubundi niyo yayo Are you playing? What type of playing is this? This is playing.